gutekereza ku muntu wenyine ugomba kwitekereza kugira ngo ubashe gukira. Iyo utaramenya uburi ngo umenye uburyo uhagaze no kugenda,
biragoye kugira ngo undi muntu atahuri uburyo uhagaze ngo amenye indwara yawe. Indwara y'umuntu izivurwa nawe. Niyo mpamvu bazavuga ngo ushaka gukira ngo azarate indwara. Iyo ushaka gukira neza ntuzurate indwara. Iyo ushaka ko umutima wawe ukira neza uragenda imbere y'Imana ukavuga ngo dore uko nteye dore uko meze. Abandi niyo boza bakazamuka bakavuga ngo runaka ngo bimeze nta n'icyo byaba bitanze ntacyo bimaze, ariko gukira kwawe kuri mu mutima wawe. Amen, amen. Muri uzi yavuze ngo tutayibona furaha tele. Ibyishimo z'abakristo n'umunsi tuzaba duteranye n'Imana mu ijuru. Uwo munsi uzaba ari umunsi utameze nk'iyindi minsi yose. Ntibizaba ari ibyishimo biterwa n'uko twabyaye, ntibizaba ari ibyishimo biterwa n'uko dukize, ntibizaba ari ibyishimo biterwa n'uko dufite ubuzima. Bizaba ari ibyishimo biterwa n'uko Kristo twategereje igihe kirekire tumurebesha amaso yacu. Tuzaba turi kumwe nawe dutaramanye igitaramo kitazarangira. Kristo duweze Imana icyubahiro. Haleluya! Haleluya! Ntabwo ibi ngibi tubikora ngo bizarangirira hano, kubera kuko turabizi neza kuko iherezo ry'abakiranutsi ni mu ijuru. Ibi ngibi turabikora kugira ngo tubashe gutekereza neza ku bwiza bw'Imana. Tugiye kongera kandi kuba n'abatanga, kandi tukaba duheraho twari tugeze ntidusubire inyuma ngo turirimbe. Tugiye gutambira Imana, kubera ko ijambo ry'Imana ryavuzwe ryadukoze mu mutima ngo turi ku murimo w'Imana, turi mu gikorwa. Abantu batekereza ngo hari ukundi kuntu bizagenda. Turi mu gikorwa, turi mu murimo, kandi ibi ngibi dukora. Gerardine yaravuze ngo umurimo wose wakoranye urukundo ngo uzawuhemberwa. Ariko utakoranye urukundo mwene da, ubu utakoze watekereje ngo umenye kuko ari umurimo w'Imana uri gukora, ubwira ukuri. Usa na kwa kundi kwiza bidakwiriye izika mu Ruganda yagera bigasha bagakuramo gusa umuyonga. Ariko imirimo bakoranye urukundo, iyo ngiyo yose imbere y'Imana ndabizi kuko tuzayihemberwa. Nimushake tuyikore nk'abantu bategereje ko hari umunsi umwe tuzahagarara imbere y'Imana, Imana ikazivuga ngo dore ibyo twakoze birakwiriye. Amen, amen. Ngacuranga da. Haleluya. 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 Katuzamura Imana icyubahiro. Haleluya. 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 Amen. Tugiye gutambira Imana. Kubera ko wenda nishe gahunda, uyu mugabo yisubiyeho, ariko yari yavuze ijambo ryiza kuva kare, siko? Kubera ubwoba bw'imvura bituma avuga ngo bishiriramo, ariko yari yavuze akajambo kavuga ngo abashitsi bataza bamenya gahunda baze kugira uko bavuga, siko bimeze. Niyo mpamvu uze musinzira imbabazi, ashima Imana bukeya. Nubwo gusa icyo ngiye kuvuga cyambere ntakibagirwa, nari maze iminsi ntekereza kuza gusengera hano, kandi uwaca kambira ati nyabona tugende, nkambira atoya singende. Uyu munsi naje nta biraranye, kubera ko uko nsanze hano hantu hameze. Imana izamfashe nongere ngaho. Ndashimira Imana kuko twateranye namwe, ndashimira Imana kuko iminsi ingahe maze, cyangwa se iminsi maze mu byishimo by'Imana, uyu munsi nawo yawongeyeho. Ndashimira Imana amagambo make, reka mbanze nshimira abantu mwese. Ndashimira Imana kuko yabanye natwe, ikabana namwe. Umwanditsi muri ibyo yaravuze ngo Imana yabanye natwe muri bya bihe byari bikomeye tutazibagirwa, ngo tuzakomeza kukwizera kandi ngo tuguhanga amaso iteka. Ndashimira mwebwe mwese mwabanye natwe kugeza uyu munsi. Imana ibaho umugisha. Ibihe bigenda bibindi bihinduka, ariko turabashimira. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ndashimira Imana kuko twateraniye hano nibwo bwa mbere. Twateranye n'abantu ndabona amasura atari menshi, inzi twabanye mu kiba hepfo hariya igihe kitari gitoya kandi kitari kirekire cyane, ariko turishimye. Abantu mahe mbona amasura azi ni bake, ariko hamwe n'Imana
turwanire mufatwe kugeza igihe turi burangirize amatora. Amen. Tuzamure mikoro buke sigaye. Turasoma Yeshuwa 24 no ku 15. Yeshuwa 24 no ku 15. Igitabo cya Yeshuwa nageze shambara soma